Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ni umunsi mushya, amahirwe mashya, undi munsi Uwiteka arawutwongereye, ni umwanya wo gutera intambwe nshya, uyu ni umunsi wa 259 mu mwaka w'ibihumbi 2023, emera Uwiteka akuyobora inzira y'ukuri. Igitabo cy'imigani igice cya 14 umurongo wa 12, hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Ubuzima ni ishuri rinini ritarangira, iyo usa n'ugiye kurangiza byongera kurushaho gusa nk'ibitangira kurushaho. Ishuri ry'ubuzima iyo usa n'ugiye gusobanukirwa byongera kurushaho kudasobanuka kuruta uko byari bimeze mbere utarasobanukirwa na gato. Ubuzima ni ishuri rikomeza ritarangira, rirushaho gutangira cyane iyo usa n'utekereje ko agiye kurirangiza. Inzira rero tugendamo umunsi ku munsi, bitewe n'aho wanyuze n'uko hameze n'ibyo wahacanye n'uwo wahanyuze uriwe, hari igihe ugira ibyo uharonkera abandi bataharonkeye. Ibyo rero iyo uri umuntu utariga amasomo menshi biragushuka, ariko ntumenye ko uri gushukwa, bigatuma nanone uba undi muntu utandukanye n'uwo wakabaye we muri icyo gihe, kandi uko uba umuntu utari uwa nyawe mu gihe urimo, bigusunikira kuzafatwa mu buryo butari ubwa nyabwo mu gihe kindi uzaba urimo cyangwa ibifitanye isano nawe. Ndakubwiza ukuri, Imana niyo yimika abami, ariko nta ngoma ijya ibaho iriho ubusa. Iteka ingoma iba iriho umwami uyicayeho cyangwa uyimye uyoboye. None twizera ko Imana ariyo yimika abami, bivuze ngo ubwo Imana ariyo yimika abami, iyo umwami ari kwima hari undi uba utakaje bwa butware muri ako kanya. Ntabwo nzi ngo ndi kuvuga iri jambo uri mu buhe mwanya, nta nubwo tuzi ngo ayavuzwe yose yavuzwe abayumva bari mu buhe mwanya. Hari igihe uba uri umwami cyangwa uruzicazwa agahindurwa umwami. Aho uri hose ntabwo igikomeye ari icyo uri cyo, ahubwo igikomeye ni icyo uri gukora ku bw'ayo mahirwe ufite yo kuba uri uwo muntu. Reka nako nkavuga, hari igihe wicara ku ntebe ukayicaraho ukamererwa neza, noneho ukibeshya n'amarangamutima yakakubeshya ku buryo icyanga cy'intebe wicayeho n'umunyenga wayo bikuryohera, ku buryo bikwemeza neza ko uwo mwanya urimo ari wo waremewe kuba urimo, hanyuma ukabigaburira ibitekerezo n'ubwonko kugera ubwo byijuta bikajya byuza ako kantu, ukaryoherwa. Ariko ntumenye ko ahubwo woherejwe nk'umuntu ugomba gutegura ngo abe ashyushye uwo mwanya neza, ashyushye ikibuga kugira ngo nyir'intebe azaza yicaremo iringaniye neza. None se inzira zawe uziyoboza Imana cyangwa n'izigutunganiye? Imikorere yawe wayiyobowemo n'Imana cyangwa wayigiyemo kuko wabonaga igutunganiye? Ese ubuzima urimo wabuyobowemo n'Imana? Ese urabona ufite akaboko k'Imana muri bwo cyangwa wabugiyemo kuko yari inzira igutunganiye? Birashoboka ko biri kukugora kuko wabigiyemo ubona ari inzira yawe igutunganiye, ariko ntarirarenga, nta kosa ririmo, ongera uce bugufi. Erega Yesu ni inzira, ntabwo yerekana inzira. Yesu ni inzira, ntabwo icyo akora ari ukwerekana inzira, ahubwo
uba muri we. Iyo uri muri we uba ufite inzira, iyo uri muri we uba ufite amahirwe, iyo uri muri we uba ufite ibyishimo, iyo uri muri we uba ufite amahoro, iyo uri muri we uba ufite ubugingo, iyo uri muri we uba ufite ubuzima, iyo uri muri we uba ufite ibyishimo bidasanzwe, uba ufite ubuzima busha, uba ufite ibyiringiro bidashira, uba ufite ubwiza atanga butagaragara ku maso ahubwo buri mu mpumeko na atmosphere n'ikirere utuyemo, ukoreramo, urimo, kuko ibitekerezo byawe biba bifite andi makuru avisiyoni. Emera ujye mu nzira ya nyayo, emera ujye mu nzira y'ukuri, ariyo Kristo akuyobore, kuko ibitekerezo n'umutima w'umuntu biramushuka bikamushuka kuruta inshuro yatekereje. Uwiteka Mana ihoraho, gakiza kacu, byiringiro bizima, wowe ubereye maso abagutegereje, wowe utajya uhana abakwiringira, ndakwinginze cyane kugira ngo wongere usubize ibyiringiro mu buzima bw'uyu mwana wawe, ahari amaze amajoro menshi bitagenda neza nk'uko yakabishatse, amanywa menshi yicaye mu rugo buri munsi, ntazi iyo biva n'iyo bijya, nawe kubona akazi byamubera, hari inama nyinshi bamugiriye nyinshi zitari n'iza nyazo, arimo ararwana n'umutima, ariko ndakwinginze muhereze Mwami gushira amanga, ahame ku mwanzuro umwe, kandi umwanzuro w'ukuri, umwanzuro uzayobora ubuzima bwe ku nzira yawe y'agakiza kandi y'ukuri, agakomeza kuguma ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Muha amahoro, muhe ibyishimo, mubohoze, umugire umutsinzi no kurushaho. Uyu munsi Mwami umurutire iyo amaze yose muri iki cyumweru, umuhe ibyishimo Mwami yaburiye mu yindi minsi, umuhe Mwami akanyamuneza yaburiye mu yindi minsi. Urakoze kuko wumva gusenga, mu izina rya Yesu Kristo, umwana wawe udukunda by'iteka. Amen.